Sadate yansubije arambwira ngo guhura si inama ahubwo ni uburyo bwo guhuza abantu kugira ngo habone ku muti uzatugeza ku musaruro. Hagomba kubaho ubumwe, ni nayo nzira yonyine ishobora kutugeza ku ntsinzi. Ati Oga Lorenzo, nta muntu urasa kubahuza ahubwo arabunganira. Kurasa nta muntu urasa kubahuza, ko ari nko kunyiyama ambwira ngo abahuza ntukabaca intege ahubwo ujye ubunganira. Ariko icyo nakoze nge kwa rukuripotinga sinigeze mbajora cyangwa mbyite bibi, ariko ntabwo nzi impamvu yahise atekereza ko ari ukubarasaho. Icyo nakoze ni ukuripotinga ko bahuye mu mujyo bahuyemo, kandi urumva ko nabyo byari byiza kameme. So sinzi impamvu yitekereje gutya. Ingingo wavuze haruguru ntazaganiriweho, ahubwo ubumwe nibwo shingiro yo gusangira agafanta. Yewe nukomeza gutunga itoroshi ukabikora neza, uzabona n'abandi dusangira nka kuriya. Ubumwe iwacu, insinzi zizisukiranya. So ngize icyo mvuga kuri ubutumwa bwa Perezida Sadate, yananyandikiye rwose screenshot yanyoreza inbox ambwira ngo nze kubisesengura neza. Nibyo ndabyemera ngomba kubisesengura neza, ariko nanone ntabwo ntekereza ko ibintu byabahuje haburamo icyo kuganira ubumwe bw'abareyo, kuko nacyo kirakenewe, ni nacyo cyihutirwa cyane. Ariko ntabwo ubumwe bw'abareyo bwaganirwa na Sadate na Jean Fideli na Tadeyo gusa, kuko bo n'ubundi ni abantu bafitanye ubumwe. Keretse iyo haza ko harimo uruhande bigaragara ko muri iyi minsi badahuza, nibwo nari gutekereza ko baganira ku bumwe bw'abareyo. Sadate na Jean Fideli na Tadeyo ariko arashatse yava ku izima akakwita senior. Sesengura uyu mungu nzamugire Karenzi bimubwire ndagaruka byarangiye bayinso. Avuze iki gitangaje Lorenzo ni senior. Avuze ngo iki zidamu ntabwo bateza amatwi ntabwo bari kuko urumva debatware ho anejo narababwiraga ni Sadate agerageza kumvisha ko iyo ari mu bintu bya reyo aba arimo ahuza abantu, anashaka kugaragaza ko akeneye ubumwe bw'abareyo. Bitandukanye n'ibyo akora. Afite uruhande, uyu niyo Karenzi rero. Afite uruhande, urumva? Uyu niyo Karenzi nzi original. Bazanye amakuru yuko bahuye arihutira gusobanura ko ari ubumwe bw'abareyo barimo. Ntihakanye ko bahuye, arabizi ko ari amakuru ahari, ahubwo ngo ni ubumwe bw'abareyo bashakaga. Ariko uko umuzi, wowe uko muzi nabimubwiye uyu nguye. Erega babo ibyo ajya bibwira wowe. Icyo nyayiza yambwiye ngo nsesengure. None wanyobya. None Sadate yansabye ko misesengura neza. Ngaho bisesengure nyine. Bisesenguye neza. Ariko Sadate, Jean Fidel na Tadeyo ni abantu bafitanye ubumwe, bahurira muri stade, bahurira ku myitozo ya Rayon Sport, nta gitotsi namba kiri hagati yabo. By'umwihariko no kuva kera, by'umwihariko nejo bundi babaza umutozo uko byagenze, Tadeyo yabikoranye na Sadate. Jean Fidel ntiyari yabonetse, ariko nawe n'abantu bari kumwe. Bisobanuye ngo amakuru nayo yabaga yafite. Turabizi ko muri reyo harimo ikibazo cy'uko abayobozi bari badashyize hamwe. Ariko abadashyize hamwe ntabwo ari Tadeyo na Sadate na Jean Fidel. Abadashyize hamwe ni Tadeyo n'abandi bose basigaye bayoboranywe n'uyu munsi nibura muri imanda. Barimo ba Prosper na Bagacinya batoranwe muri komite imwe, barimo Muvunyi rwa Gacondo Abdala batoranwe umubitsi weguye n'abandi. Iyo haza kuba harimo bamwe muri abo byari kuba ari inama yo guhuza abareyo bamaze iminsi badahuza. Ariko abahuye bari mu mujyi umwe. Iyi ni inama ya mitigation yo gufatira ingamba ibibazo bihari nk'abantu barimo gufashanya muri iyi minsi. Nabyo ntita bibi, mbyita byiza mu nyungu za Rayon Sport. Mu nyungu za Rayon Sport. Ariko aho tumvikana Karenzi ni hamwe. Karenzi yo vuze ngo ijambo guhuza. Cyane cyane naba batavuga rumwe, sibyo Karenzi? Cyane. Karenzi ko mbyumva kera tumenye ubwenge turi batoya ntabwo twabisobanukirwaga. Ahubwo turana n'umunyabuganza baterugura n'umunyanduga. Hari igihe Sadate avuga kinyanduga.
baravuga ngo nduga bwenge buganza agahima ryari. Niko ni wowe ngo rero twebwe abasaza bo hambere Karenzi ibyo avuga ndabyumva cyane. We ni nko kuvuga ati Sadati avuga Kinyanduga. Sibyo? Ndi mu mujyi wo kugabareyo ariko Karenzi akavuga ngo yasiko bimeze. Ahubwo wowe umujyi urimo ufite uruhande wahisemo. Sadati ntabwo yemera uruhande washyizemo ni urwa Tadeyo, ntabwo uruhande rwa Muvunyi rwemera. ni ukuvuga ngo cyangwa se mu mboni zanjye nk'umusaza yego aho Muvunyi ari Sadati ntabwo ahari. Sibyo? Niba Tadeyo utandukanyije na Muvunyi ndahari, icyo ukeneye nzakiguha. Nimuhura ugugenza ajya ku ruhande, sibyo? Ko mbitekereza kubera ko Sadati tubona ubu hambere bikimeze neza ntabwo twamubonaga cyane, uretse ko nawe namwumva. Nabyo nsubiye inyuma nagize kubibwira Karenzi turi ku Gisimenti, ndamubwira ntibyakozwe gisimbyemera simbikiki. Niyo bigaragaza ko mu matora Sadati muri kumwe, twiteguye yuko Sadati azabona umwanya. Kuki se amatora ararangiye. Sadati ni izina rikomeye, ariko ntabwo ari itegeko. Ni izina rikomeye, si itegeko. Mbere ya byose twabwiwe yuko Sadati na Muvunyi babunze, sibyo? Ahantu bagiye aho bijya gupfira rero, ariko babungiye ntabwo twubaha Kazungu. Sadati na Muvunyi ntabwo bavugana direct. Ngiye ku makuru mfite mbere yuko akangwa amakuru wumva yongera noneho. Sadati ntashobora guhamagara Muvunyi ngo nimero icemo. Baoreje gatoya amukeneye yaca ku bandi, ariko ntiyamuhamagara ngo nimero icemo. Gena subi inyuma mbere yuko amatora aba cyane. Uribuka ko twabonye ishusho bari kumwe mbere y'amatora. Gena ho mpera none se tubabona bari kumwe, watekerezaga ko amatora azavamo biriya? Narabitekereza ko bose ndabaza. Narabitekereza cyabaye mu matora habaye ubushake bw'abareyo, urumva? Kuko none se nawe kujye ku umunyabuganza wo kuri Muhazi banza wumva uko byagenze. Uko byagenze nuko bazengurutse Sadati bapanze. Oya nyine nibyo ngiye kukubwira. Muvunyi yagomba kuba perezida wa board, urumva? Ariko Sadati apushinga kuba perezida wareyo. uyu mwanya wumvise Saidi ibyo yavuze. Saidi ntiyavuze ngo arabizi neza ko uwo mwanya Tadeyo arimo ari uwa Sadati. Saidi niko yavuze kuri telefone. Sadati yarawushakaga, niko byari bimeze. Saidi arabizi nk'ubizi, ariko Muvunyi arabizi ko Tadeyo umwanya arimo ari uwa Sadati. Wari kuba uwa Sadati. Muvunyi rero icyabaye, Muvunyi arabihindura. Muvunyi yaravuze ati once a mistake twice a fool, urumva? Nakwibeshya rimwe ariko nongeye kwibeshya byaba ubucucu, byaba ari ubuswa, ntabwo byaba bikitwa kwibeshya. Abareyo banshinja ko nibeshye, urumva? Nzana Sadati nongere njye imbere. Ubwo twagiye mu bintu mukuri kwabyo nongere njye imbere y'abareyo, nongere mvuge ngo nibeshye mbashyireho Sadati ngo ni perezida wabo. Ati ndashaka undi. Tujye ntabwo bishoboka. Sinzaba perezida w'icyubahiro wa bodi. Sadati ari perezida wa Rayon. Twanakorana n'ibishoboka. Narabigerageje ntibyakunze, urumva? Bajya mu nzove, ariko hagati aho Sadati yabaye nk'ubibona, aranakomplayininga. Niko byagenze. Akomplayininze ko numva ngo bamuzengurutse bakamubeshya bakamuragira, bakamubeshya ko bari kumwe. Yarabibonye aranabivuga, ahubwo baramubwira bati mwebwe ayo matora hari RGB, hari izindi nzego, icyo twifuza nuko hajya haba abareyo bashaka kujyaho, ibindi nimugire ikibazo. Uwo abareyo bashyigikira twebwe turagira gute, nta kibazo dufite. N'abagiyeho ku bushake bw'abareyo baragenda. Bageze hariya Muvunyi rero muri bwa bunyanduga oyo ubwenge sinagwemeye mbabarira inyobye. Waravuze ngo mu bwenge bwe ndavuga indi kare n'ubwenge ku Gisimenti navuze ngo ubwenge simwemera. Ubwenge bwinshi cyane ahubwo. Lorenzo ubwenge uragwemera cyane bwo gucenga Sadati. Ndongera kuvuga ndi kuvugisha ukuri, hari ibintu nshaka kuvugisha. Urumva? Icyabaye ni ugiye guturika. Urumva icyabaye ngo kupasuka. Hama nzongera kuvuga. Urumva icyabaye Kazo. Urumva ibyo bintu byo kuragira Sadati
Karenzi na mwaka ndambwira ubwo si ubwenyu niba mbabari bashaka gutanga ubutumwa none wowe washaka ko Muvunyi ajya hariya akongera agashyiraho Sadati bagakorana ni ibintu bibiri niba utamushyizeho mubwira hakiri kare tuzakorana umubwira iki se ko atari wowe utora wamuretse ko atari wowe utora Karenzi mwampa umwanya nkavuga ntabwo ari utora abanyamuryango nibo batora Muvunyi yagiye hariya sinishimiye ko Sadati ajya hariya nk'umuntu uzi ko afite icyizere cyayobora ntabwo reyo yigeze yiyamamaza noneho narangiza bamucenge nibamara kumuzenguruka Kazungu kwirengagiza ibintu buri mwanya hazajya huyu ushobora gusanga atari na Sadati wenyine bashaka kuyobora kuko nta kwiyamamaza kwabaye nta kampeyini yabaye yo kwiyamamaza umuntu wese washaka kuyobora yari abifite mu mutima we yabivugiye ukurikije ko Rayon Sport ibishaka abantu bafite amafaranga ku mafaranga ya Sadati na Vewiti ari hariya gihe ntabwo mbwira ngo urapfa kumukora muri komite mu bantu ureba ibikeneye akuza abareba bafite Vewiti hari benshi nta bushobozi barimo ariko mbabwiza ukuri ushobora kuyigira ariko batanga igitekerezo ntabwo Muvunyi ari kongera gukorana na ahubwo wenda iyo ni ingingo Muvunyi ntashaka Sadati ariko nanone aragaragaza ko bari kumwe no si byo kuko yagiye hari imbere bamutorera boda aravuga ati okay niba munyobye mbere yuko ajya imbere y'abantu yaravuga ati murashaka mu gikari aho ngaho byari bimeze bite uretse urashaka ko arobingira Sadati ntiyamwemera ntiyamushaka aho ngaho inyuma mu gikari mbere yuko amatora abaza ariko Rikari naje kunenguha niwe wajyaga waza ati miliyoni 400 zavuzwe mbere ziri hehe ngewe nasha mbere yuko aho utinyira ngewe ndaka ariko yigeze kuba Velvet yahindutse nyoberwa ko ari Rikari nzi ko niyo wotse umuriro bikomeye cyane ndashaka gufata umwanya wanjye Rikari yabaga ngo izo miliyoni muhora abantu babaga 400 ziri he izo muhora muvuga Rikari yarafite umuriro udasanzwe cyane reka nkubatse icyo kibazo njye numva n'abandi bakitsitsa aho Karenzi yavuze ko bazanye miliyoni 400 ngo sinzi quick fix basanze imyenda y'amafaranga nsubiza Jean Fidel Karenzi nuvuga ko izo miliyoni 400 bazizanye ntabwo ikiganiro kiri burangire birasaba yuko ntimuzivuge birasaba ko MC nari yataza izo miliyoni 400 nizo ngo bishyuye imyenda yangaye nta amafaranga umuntu yikoze harimo gutanga kuri situation ku ma circonstances arabati nuvuga ko miliyoni 400 za quick fix zavuga ko bambiyanga ntibari buzi mwavuga ko ari miliyoni zigomba kuza muri Rayon Sport zigakemura ibibazo byose bihari igatangira bushya narabyo ngo he nimbaso izo miliyoni zaje uko byavugwaga mwanyemereye gitabutse ubutumwa tugakomeza uko byavugwaga byari hehe n'ibibazo byari izo miliyoni zo ntimuncumuze Lorenzo Karenzi mugende gake sibyo mugende gake aba bantu bagaruka muri Rayon Sport urumva ngira ngo mushaka ko mvuga sources ibyo bijeje abantu buretse ibyo Lorenzo avuga kugenda gake musobanurira nawe ugere ku muntu avuge akubwiye babyijeje nde reka Karenzi akubwire tumujore yavuze buretse cyetse nuvuga uti Karenzi ibyo biwijeje abantu mubwira umuntu umwe wavuze ati tuzanye miliyoni 400 hari uwabivuze wavuze ko none ijambo 400 byavuye reka mbigusobanurira niba byumva ni Karenzi wabivuze yavugiye kuri radio tubyumva je ntabwo Lorenzo byavuye ni Karenzi warivuze ari gukorera campaign bimbazi ari gukorera campaign Tadeyo no oya wibyitira ntabwo ari campaign ya Tadeyo sawa ngo muvuga uko bimeze nabwira bicomeke uko nta muntu muri aba baje kuyobora Rayon wigeze avuga ngo nzanye miliyoni 400 none ko yabivugiye ko wabivugiye kuri radio wabivugiye kuri Fine FM buretse mubwire Lorenzo uzabegere bari abagabo uzabegere babaza uti nta hantu urumva nta hantu mwavuze ikibazo cy'amafaranga mukeneye kugira ngo mugaruke muri Rayon mugahabwa promesse y'ayo mafaranga urumva ko nimugaruka muri Rayon muzayahabwa muzaza muyafite uzabegeye ni zandari ntawabivuze ngenda kubwira amakuru yanjye mfite none ko Lorenzo cyavuga nanye uzababaza uti mumaze kujyaho mugasubirayo kuzibaza bababwiye ngo iki barazibahaye nawe ntimuzibuze barababwiye bati ahubwo muduhe ku mafaranga natwe namwe ntimuzibuze ninde ukenye muri mwe uko mungana ninde ukenye muri mwe Karenzi kumva ko nyine batazihawe uhera uvuga ko izo miliyoni zatanzwe ngo bakemuye ese navuze ko zatanzwe izo miliyoni ntabwo zabonetse bazishatsemo barazitanze nazo batanze none si byagenze bite nese bazitanze akose Rore bazitanze buretse tugende gake ariko ahantu hari ruhamye